nihashimwe izina rya Yesu, izina rihebuje. Nihashimwe izina rya Yesu, izina rihebuje. Nihashimwe izina rya Yesu, izina rihebuje. Nihashimwe izina ribohora, izina rihebuje. Nihashimwe izina rikiza, izina yo rihebuje. Nihashimwe izina ryatsinze Satani, izina yo rihebuje. Nihashimwe izina rya Yesu, izina yo rihebuje. Imana ishimwe. Nihashimwe izina, izina rituma ababyeyi baheka, izina rihebuje. Nihashimwe izina, izina yoyo rihebuje. Amina. Mana ushimwe. Uri Imana y'amasezerano, uri Imana ifite imbaraga. Nihashimwe, nihashimwe, nihashimwe izina rihebuje. Nihashimwe, nihashimwe yo, nihashimwe izina rihebuje. Nihashimwe izina rikiza indwara, nihashimwe izina rihebuje. Nihashimwe izina rizura, nihashimwe izina rihebuje. Nihashimwe izina ryirukana abaziyo, nihashimwe izina rihebuje. Nihashimwe izina ryatsinze Satani, nihashimwe izina rihebuje. Nihashimwe izina rituma inguma zibyara, nihashimwe izina rihebuje. Imana ishimwe. Hashimwe, hashimwe, hashimwe Yesu we. Hashimwe, hashimwe, hashimwe Yesu, hashimwe. Nihashimwe izina rya Yesu, izina rihebuje. Nihashimwe izina rya Yesu, izina rihebuje. Abantu mukurikiye gusenga, ndakurarikira muri kano kanya ngo dufatanye guhimbaza Imana mu mwanya wo kwiza kwinjira kumva ijambo ry'Imana, mu mwanya ariko mureke dushime Imana. Akurikiye gusengerwa, ndabararikira kumva ijambo ry'Imana, ijambo ribohora, ijambo rikiza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nihashimwe, nihashimwe, nihashimwe izina rya Yesu. Nihashimwe, nihashimwe, nihashimwe izina rya Yesu. Nihashimwe izina rya Yesu, izina rihebuje.
nihashimwe izina rya Yesu izina rihebuje nihashimwe izina ribohora izina rihebuje nihashimwe izina yadupfiriyeyo izina rihebuje nihashimwe izina 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 rihebuje nihashimwe izina izina rya Yesu izina izina ribohora nihashimwe izina ritabara rya Yesu izina rihebuje umunara muremure nihashimwe izina rya Yesu izina rihebuje izina rikomeye nihashimwe izina rya Yesu izina rihebuje ninde wazinibo nihashimwe izina itanga urubyaro izina rihebuje hashimwe izina tuboneramo amahoro hashimwe izina bitanga ubuzima hashimwe izina izina rikiza izina tubonera mu buzima izina sikira manina marabo bena izina ribohora izina rikiza imana ishimwe izina ritabara izina rikomeye umunara muremure abakiranutsi bahungiramo bagatabarwa hashimwe izina izina rihebuje izina ababyeyi bageramo agakira ibikomere izina rihebuje izina rya Yesu abashumba bageramo bakaruhuka izina rihebuje izina abacuranzi bacuranga bakagubwa neza rihebuje nirakoze n'Imana nabo haleluya amina amina kavuga Imana ikomeye hashimwe 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 Yesu hashimwe 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 Yesu wacu hashimwe Yesu hashimwe 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 Yesu hashimwe Yesu wacu hashimwe nihashimwe izina rya Yesu izina rihebuje nihashimwe izina twaboneyemo gucungurwa izina rihebuje nihashimwe izina duciriramo ibikomere izina rihebuje hashimwe 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 Yesu hashimwe 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 Yesu hashimwe 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 Yesu hashimwe Yesu hashimwe 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 hashimwe
ashimwe Yesu we ashimwe tube mushimye ushimwe 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 Yesu we ushimwe abagabo baragushima ushimwe 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 Yesu we ushimwe 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 Yesu we ushimwe nihashimwe izina rya Yesu izina rihebuje nihashimwe izina rya Yesu izina rihebuje podekana nihashimwe izina rya Yesu izina rihebuje turagushimye mana nihashimwe izina rya Yesu izina rihebuje mana turagushimye mana tugushima imbaraga zawe urakoze Yesu mana tugushima umugambi wawe mwiza wa mbere Kristo mana tugushime ko warinze ababyeyi ukarira abagabo mana tugushime ko warinze umukozi wawe Hallelujah. mana tugushime ko warinze igihugu cyacu Hallelujah. mana tugushime ko warinze ababyeyi Hallelujah. mana tugushime ko warinze abagabo Hallelujah. mana tugushime ko warinze abakobwa Hallelujah. mana tugushime ko warinze itorero Hallelujah. mana turagushime ko warinze abasore turagushime ko banyine natwe nushimye muri kano kaya tuzi imbere yawe tuje kuvuga ibintu bikomeye ubane natwe udushyigikire umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe aho hahemburwe naryo imbaraga z'umusaraba ziganze kuri buri muntu wese tuguhaye ikaze bapa ngo ubane natwe muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti amen ndakwakiriye inshuti zagusengerwa mu kanya twizemo n'akanya k'ijambo ry'Imana mushumba turakwakiriye n'ubundi urakoze kunyakira Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu ndumva basuhuza abadukurikiye ndabashuhuje abadukurikiye abakwiye gusengerwa turabakunda Imana ibaha umugisha ni umwanya tugezemo w'ijambo ry'Imana abadukurikiye n'ubundi nk'uko mubimenyereye kandi ntitwabura gushimira abantu badukurikiye abadusengera abatugira inama mwese turavuze ngo Imana ibaha umugisha n'abashyira komenti ndetse n'abakora subscribe buri muntu wese ugomba gusengerwa yakomeza Imana imuha umugisha kuko ibi byose turi hano kubera abantu b'Imana abadukurikiye bari muri Amerika mu Faransa mu Bubiligi hano mu Rwanda iwacu twese tubahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana amen mwami tugushimiye umugambi wa mwiza tugushimiye neza yawe ni wa mwanya n'umundi w'ijambo ryawe ijambo ribohora ijambo rikiza ijambo rizura tuguhaye ikaze ngo umuntu wese ugiye kumvira ijambo ahemburwe naryo umwuka wera amushyigikire natwe kandi turaha dufashwe naryo mu izina rya Yesu amen amen karibu urakoze cyane rero umukozi w'Imana kuba mutwakire hano hantu nkuko yabivuze katubabwire ngo abakunda gusengerwa iyo mwandika turabibona kandi n'ujya ubona ko utanakunze video wakwandikaho kutanayikunze byose turabikunda ariko Imana ibaho umugisha ko muradukunda cyane nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ngira ngo uyu munsi wa none niwe wazanye igitekerezo nijyo kizanye igitekerezo ariko numva ni ijambo ryiza kuko nukuri noneho warisomera abantu ni Zaburi ya 90 igitekerezo ijambo riri kumfasha hari ijambo rije nk'ubuhanuzi naho baribwirije ako kumva riragarutse kandi akenshi ijambo rigarutse cyangwa se rije umuntu haba hariho rishaka buri haleluya ni Zaburi ya 90 Zaburi ya Mose gusenga kwa Mose Zaburi ya 90 turasoma umurongo wa 15 turagera ku murongo wa 17 Imana iguhumugisha hari ijambo rivuga ngo utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo
n'imyaka twabonyemo ibyago. 16 umurimo wawe utubonekere abagaragu bawe, gukomera kwawe kumenyekanire ku bana bacu. Haleluya. 17 ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe. Amen. Kandi udukomereze imirimo y'intoki zacu. Amen. Mana ishimwe. Nuko imirimo y'intoki zacu uyikomeze. Murakoze cyane rero, Imana iguha umugisha mukozi w'Imana kubwira ijambo tuganiriye, turahuriza bira hamwe nuko bimeze nyine n'ubundi. Ngewe uzi neza ko buri gihe mbere nkunza guhera ku mateka, kuko ahangaha umukozi w'Imana Mose avuga iyi Zaburi yatango ni Zaburi igice cya 4 ko ni ibice 90, ubundi Zaburi itandukanye n'ibindi bitabo. Kuko buri ibindi bitabo n'abantu babashorewe n'umwuka wera bakavuga, ariko ahangaho umwuka nyine babonekeye bakahanura. Ariko Zaburi yo itandukanye, ngahubwo n'abantu bumvaga iby'Imana yakoze barangiza bakabwira Imana bayishima, bakandika bayishima. Hanyuma rero ahangaha gusenga k'umugaragu w'Imana Mose unabisanga mu Gutegeka kwa 2, ariko asenga nka Zaburi bayishyira muri Zaburi ahangaha, aho yavuze ijambo rikomeye uko twaribonye rivuga ngo utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twabonyemo ibyago. Urumva amagambo kubishimisha. Ubundi uyu Mose nindi Mose n'umwana bataye mu mazi ntabiberwa amateka ye. Mose n'umwana utarezwe na nyina kandi nyina hari. Mose ni wa muntu wageze ubwo ahunga, agenda ajya ahunze, ntabwo mvuga amateka yahungira Midiyani, kandi yarize ngo yayoboraga n'ingabo z'amajyepfo muri Egiputa burya. Yarize n'amategeko. Ngo ariko asanze Abisirayeli barwana arabakiza. Nakubwa mbere asanze umwisirayeli, bwa mbere yasanze umwegiputa afite umwisirayeli. Arangije ngo yica umwisirayeli, yica umwegiputa amushyira mu musenyi. Yaragenda. Nubwo agarutse asanga bararwana ari babiri abavandimwe. Ariko ati mwebwe murapfa iki ko muvindimwe? Baturashaka kutuca ko wagize abanyagiputa, umugabo itahunga, nta diplome, nta rupapuro, nta kintu na kimwe, burya kwiga ni icyemezo bagusaba ukakiza. No awo ni icyemezo cyo kwiga ntacyo yajyanye. Ntacyo yajyanye. Avuye ahantu hazima, avuye mu buyobozi buzima, ajya Midiyani. Amara imyaka 40 aragira intama. Ariko ijambo kuragira ntibaragirira muri saro, baragirira ku gasozi ahantu imvura igwa. Ibyo bintu bibamo rero. Arangiye yibuka n'Abisiraheli imyaka bamaze 430 bamaze bakoreshwa uburetwa. Tatirenga yose hejuru aho ngaho. Yibuka mubabaro mu butayu n'ahantu hose n'iki byose, kuko iyi Zaburi bayimuriye aha. Ariko yabivuze no mu Gutegeka kwa 2 ubwo yabwiraga rw'Abisiraheli uko urugendo rwavuze. Aba ngo Mana utwishimisha ibyishimo bingana n'imyaka, utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo. Ngo yamaze kubona kakene bw'Imana ngo utwishimisha ibyo mwegiputa, mu nyanja, mu butayu, intambara twarwanye, mu nzara, mu nyota, hose turwana, nanjye mu ntara myaka 40 kwa fura dusuzugura hagati y'imisozi, ibirenge batambitse bagenda baruha. Aravuga ngo utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi bagize gute batubabarije. Ngo yabana ko hari iminsi yo kubabara, ariyo mpamvu turi kubwira ngo n'imyaka twabonemo ibyago. Aho ntarahagera cyo kwishimira ibyishimo bingana bivure bikomere. Nwango mari ko mugi ibyishimo mbese yibutse ibikomere, yibuka umwabaro. Iri banga ry'indirimbo hano utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubarimo. Nuvuga ngo umunsi wishyura undi, ukwezi kwishyura ukundi, imyaka yamaze ababaye n'iminsi yamaze ababaye. Imana ibishimisha ibyishimo bingana n'iminsi, kandi yabashize mu bwinshi. Ntabwo yifuza wenyine utwishimisha. Rero uyu munsi ntabwo irimo ibwira Abayisiraheli, irimo irabwira ukurikiye gusenga rwa ntuzasoma akabikurikira kugira ngo Imana ikwishimisha. Ubu twe nisengesho ubona ikwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi yakubabarijemo. Hari uwambaza ngo ariko se koko ibimbaho byose n'Imana ituma bimbaho? Niba yabyemeye. Ariko se nkubwira, Imana ifite ubushobozi, nire mu mucyo n'umwijima ikazana amahoro n'amakuba, kubihagarika byayishobokera. Abantu bahura nabyo buri Imana byose bayabyemeye. Itabyemeye ninde ufite uburenganzira ku muntu se?
nta numwe. Imana niyo ifite uburenganzira ku muntu ikavuga ngo bibika kubaho, kuko uzasoma Yesu avuze ngo ningende mu mucyo n'umwijima hari amahoro n'amakuba. Nubwo Satani ari umurwanyi ariko nta burenganzira yatuzanaho Imana itaturekuye. Ntabwo bishoboka. Mu yandi magambo rero ni Imana ibirekura kugira ngo ku mpamvu eshatu. Cya mbere twige, twihane, tugendane n'Imana. Ibyo biza rwose ko biravye muri mu Baheburayo ngo uw'Imana ikunda niwe cyangwa kandi umwana nayo kwita ibiboko yakubita aho ngaho ngo utwishimishe alema side ndaje jambo ryumve utwishimishe uduhe ibyishimo kwa mama ntibihari, kwa data ntibihari, mu bavandimwe ntabyo ariko wowe twishimishe ibyishimo bingana n'imyaka bihwanye ndagahinda ayi data watwese nakajagari n'abavuze n'inyuro n'induru abango utwishimishe bingana n'iminsi wagize gute watubabarijemo kandi hari yerekwa yarabo cyangwa se nukubera igishushanyo cyaho yarageze ahita abona ko imbaraga z'Imana zibishoboye ahita avuga ati noneho twishimishe. Niyo mpamvu turi kubwira abantu bakurikije gusengerwa Imana ikwishimisha. Umva ku mugabo nta byishimo wabonye, umugore nta byishimo wabonye, ku bana nta byishimo wabonye, mu kazi nta byishimo wabonye, ariko data wa twese aravuze ngo Imana ikwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wabariwemo bakwigereyeho bingana kakagamba nabayemo nayo igushimisha bingana bwa bukene igusimbura igushimisha bingana gwa ruze rero igushimisha anema aravuga ngo utwishimisha ibyishimo. Banza wumvira ijambo ririsubira muri utwishimisha. Ntabwo dukeneye kwishimishwa n'ifiriti n'imodoka wowe kwishimisha, ariko ibyishimo byacu bikomoke mu kwishima Imana. Duvuga ngo bishime ariko batishimiye kubera ko hari icyo babonye, ahubwo bishimire mu byishimo. Haleluya, bishimire mu byishimo. Ijambo ryumve utwishimisha ibyishimo. Si inkweto si imyenda ko abantu babifite, si ibiryo abantu babifite, si n'amafaranga abantu banayafite, ariko babuze ibyishimo. Noneho nuvuga ngo mu yandi magambo niho ko Yesu avuga ngo hari wese yagize maze gutuma intumwa 72 zigarutse, abigishwa 72 bagiye kuvuga ubutumwa ngo babonye bagarutse, aramubwira ngo amadayimoni batwumve yavuga inyigisho, ngo Yesu aje ngo yishimira mu mwuka. Yishimira mu mwuka nubwo buryo twishimisha ibyishimo bitari ifiriti, bitari salade, bitari impapuro, bitari ibindi, bitari visa, ahubwo ni bya byishimo bihura n'iminsi twababariyemo. Kuko ushobora kugira amafaranga ntiwishime, ushobora kugira abana benshi ntiwishime kuko wabuze umuntu yavuye kubishimira, wagira imodoka nziza cyane umwana umwe nawe ukagora ntiwishime, ushobora kugira imodoka n'izindi ntiwishime, ushobora no kugira amashuri ntiwishime, ariko no ngo utwishimishe. Ariko ubundi ijambo raryumva ndi kubaza ubundi kuki yavuze ngo utwishimishe ibyishimo, kuki atavuze ngo utwishimishe imirimo yawe? Nuko hari igihe yabayemo nta byishimo abona. Erega katubuzanye ukuri guhari, hari abantu bishimye ariko bidakomotse ku byishimo nyirizina, bikomotse kaguze telefone nshyashya kandi nayigura arishimira telefone nshya, ariko mu gitondo inganda zirasohora yirutaho, najya kwireba ajya yihisha, ajya avuga ati iyi ngiyi yaje gukora iki. Uzabyara umwana mwiza wishimira, nyuma havuzandi babyara abana bateye ubwo uceceke nawe. Nuvuga ngo hari ibyishimo birangira. Ibi bintu icyo bisobanura ni ukwishima kwiteka ryose. Asifiwe Bwana. Amen. Ni ukwishima bikomotse ku byishimo, bidakomotse aho uri naho uhagaze, ahubwo Imana ikwishimisha, bivuye ku Mana, ikwishimisha ibyishimo, unyurwa no kwishimira mu Mana ubwayo. Nuko kubaga ikakuvanamo ibikomere, ikinzizamo ibyishimo bitazigera birangira. Haleluya. Barishimye no kugira kandi kantu ikabwire buriya mu Bisiraheli bose bahagurutse barenga yame bari ntavuga 6 banarenga n'ibindi. Burya barya abantu bahagurutse uko bahagurutse bose hari ibyishimo batabonye. Umuntu wabonye ibyishimo n'abagabo babiri ngo bahaguruka ngo barageze kuri 3,000,000.
abandi bavuga 6,000 abandi bavuga 3,000,000 ariko muri systeme zo kubara mu Israel nta mugore ujyamo n'abana icyo gihe rero ntago byatunguye babaza abagabo gusa abandi bakora ku ruhande barabyumva rero arangije kuvuga ayo magambo ubundi cyane ntago babaraga abagore n'abana ubundi ariko mane turashimira leta turashimira na Kristo washyize abagore arabazana hafi n'abana koze mureka abana uzi ko bwa mbere abana baje kumusanga bakabirukana ati mureka abana bagire gute protocol irababwa ati mwigeze tubana ntibajya baza mutanduze bati mureka abana basanze Kristo mutamwanza Yesu yigereza na Maria madeni harabiyegereza bigaragara ko aciye amateka uburyo umutwa Yosuwa na Kalebu nibo abantu bonyine bafashe babonye Isiraheli babonye nako Egiputa bayirimo Gosheni barya ibyo kurya byaho bakora uburetwa bwaho banambuka n'inyanja itukura bagenda ubutayu bagera no mu gihugu cy'isezerano barya no ku matunda Imana yavugaga rero yarasobanura ku mugabo ko yaragiye kwibata Imana utwishimisha ibyishimo rero ibyishimo byabo kwari kugera muri Kanani hari uwo turi kubwira nawe wabuze ibyishimo ko ataragera muri Kanani yari yayigera rega agiye Kanani yawe ari urubyaro icyo kuri ariko manda mani Kanani y'umuntu ubundi ibyishimo biza ryari nuko agera muri Kanani asibye mbona so wabyumvise bambwire ngo agere muri Kanani nukugera muri Kanani yawe hari ahantu nasomye muri hari jambo nasomye rivuga ngo buri muntu asagira imisumari jombo umuntu nukwango waruvuze ngo hari igihe ibyishimo bishaka guhitewa n'urubyaro rwe abonye ariko ejo bamwe itabi kamunanira bakakunanira ejo wakwishimira umugore akaguhinduka wakwishimira akaguhinduka ariko ibyishimo nukugera muri Kanani cya gakondo yawe nukugera muri nuko hari ibyo uyu munsi abadukurikiye birashoboka ko hari umuntu wicaye hari ibintu ategereje ngo areba ko yazagera mu byishimo bikanga hari umuntu upanga ubukwe bugahora bupfa akarambagizwa n'uwa mbere akaba ati buriya ibyishimo biraje akabona birapfuye akarambagizwa n'uwa kabiri akavuga ati buriya ibyishimo biraje kandi burya ubukwe ni ibyishimo akabona birapfuye uyu muntu yica afite amatsiko avuga ati ariko ibyishimo byanjye bizaza cyane ariko Imana ikwishimisha ibyishimo ushobora kubona umuntu apfushije ubukwe inshuro zingahe Imana ikwishimisha ibyishimo ibyishimo bingana n'iminsi icyo shaka haniki nuko umuntu agera muri gakondo ye mubwire ko ari gakondo sinzi kubyumva hari nuko umuntu agera muri gakondo noneho gakondo bashaka kutabyumva uko bishaze ikinyarwanda nuko ugera ku cy'Imana yakubwiye kwa muri ngo nzogera ku cyo indirimbo yarangiye nayo amasezerano ikiriho ibyishimo uko dufite ikaramu utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo nushimo bikugeza muri Kanani yawe bikugeza muri gakondo yawe nibyo nkuko umukozi w'Imana umwe witwa Kareba yamaze imyaka 45 bati ariko hari agasozi mutampaye nicaye mu gihugu ariko hari Hebroni yanjye banyemereye undi atirya ati buko ibyo Uwiteka yatuvuzeho nge nawe turi Kadeshi Barnea ubundi ibyishimo nyakuri nukugera muri gakondo yawe nukugera muri Kanani Imana isisohoza umugambi nuko Imana ikugirira neza icyo nicyo bisobanura ibyishimo bidashira utwishimisha ibyishimo ibyishimo by'umupangayi nuko ajya mu nzu ye kandi ibyishimo Imana ibiza n'abanje umuntu barapangayi nuko yubaka inzu ye uko nukuri ibyishimo by'umugore koga nuko akora ubukwe ibyishimo by'umusore nuko nawe yambara impeta ibyishimo by'umushomeri nuko abona akazi hava itwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi yagize gute yatubabarijemo biravuze rero ngo ibyishimo nyabyo nuko tugera muri Kanani yacu cya gakondo yacu tumva shaguhanura uyu munsi wa none ubundi n'ubuhanuzi impamvu ni kumva amafuta y'Imana mu mutima wanjye ubuhanura nahanuye buriya kera ibyishimo nyabyo buriya turimo tuganira tunashimira ba kameramani badukamera neza tunashima tubabwira ngo rwose n'abantu b'Imana nkunda ukuntu babona tureba banakurikira ibyo tubabwira twishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubarijemo bingana n'iminsi watubarijemo siko bimeze hariya twishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twabonemo ibyago n'amakuba
ndibwira ko iminota igenda izamuka twihuta banayitwibukije hariya nabibonye ngo ducungane na ya minota y'ahangaha utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wagize gute watubabarijemo. ese ni gute abantu bishima ubundi nuko binjira muri Kanani yabo. siko numva ngiye guhanurira mpanurira uziko hari umuntu bahereza nk'ibyo kurya bakamuha nk'urugero nk'ibiro nk'ikiro kimwe cy'umuceri. uwo muntu arishimye agiye kurara ariye ejo azishima ntabwo ibyishimo ari ibyo rero. ibyishimo ni ibiryo bisimbura ibindi biryo. ibyishimo ni ugusohoka mu bukode ukajya mu yawe. ibyishimo ni ukuva kuri moto ukagura imodoka yawe. ibyishimo nyabyo naho umuntu agera ku isezerano yari yarasengeye kandi ababaye. hari umuntu w'umugabo umwe twicaranye hano avuze ngo mana ho kumbanza imodoka wambanza inzu. uwo mugabo Imana imubabarire Imana imubabarire habanza icyo Imana yashatse. ntabwo abantu bose nanjye impitishijemo ntabwo Imana ngo habanza inzu ubundi wese kujya ubihitamo uhora uyigiza kure urumva imodoka habanza inzu kubera iki se ubukode burazengereza amaso ugiye ubuse iyo imvura ikunyagiye uri kuri moto iyo nzu urayisakara ariko byumva uko sora ibyo bintu hari ukuntu usubiza isezerano inyuma kandi ukaribangamira. oya icyo Imana ishaka ni icyo. rega buriya nkubwire hari ikintu Imana izana kikica abazimu bose utavuze kandi abanyarwanda bose ubuse n'uhungwe niba banga murashaka kujya mu nzu zanyu. abanyaburayi n'abanyamerika bafite amazu yabo ni bangahe? numva ngo ni bake ko sene nagirayo bake se bahangahe se ahubwo inzu ziranahenda ariko bafite imodoka. urumva rero byo kuzana by'abanyarwanda abanyafurika ngo ntarabona inzu ntarabona ntabwo bishoboka. ijambo waryumvise reka ngo ukosore ngo uhanure nkubwire ngo reka ubushake bw'Imana busohotse icyo bwagambiriye ku buzima bwawe haba ariko inzu twihute cyane. avuga ijambo rikomeye ngo n'imyaka twaboneyemo iki ibyago imyaka twaboneyemo ibyago. umva tukubwira ngo hari imyaka wabonye nk'ibyago imyaka ibona ibyago aho kubona ibyiza yamarira. nakunze ijambo rikomeye ngo umurimo wawe ubonekere abagaragu bawe gukomera kwawe kumenyekane ku bana bacu. nyabuneka abagabo abagore bene data Imana umurimo wayo nukomere n'abana bacu babimenye. ariko uzi kugira ngo abana bajye ku ishuri bamucyure mwabandi bajye ku ishuri bamwohereza kubera minerivare arakwatera kubundi data usenga iki ituma utanyishyurira ubundi usenga iki ubundi musenga iki. noneho rero gukomera kw'Imana kumenyekanire ku bana bacu kandi si ibyo gusa kunamenyekane no kubatwanga kunamenyekane no kubatadushaka n'abatazi ko kumenyekane buhere ku bana bacu gukomera kwawe kumenyekanire n'imirimo y'Imana ku bana bacu abana bacu mbere na mbere nta buri kintu kandi uri sohari gukomera kwawe kw'Imana. haleluya kumenyekane kumenyekane. ariko mushumba hari ahantu uvuga ngo n'imyaka twabonyemo ibyago n'amakuba kandi imyaka umuntu arayizi. uzi imyaka umuntu ababaye uzi imyaka umuntu abamo arwaye nta n'uwamusura uzi imyaka umuntu abamo nta n'umuntu wagwa umukono uzi ko hari imyaka umuntu abamo niba nagutubiye no mu bukwe uzi hari n'imyaka umuntu ageramo niwe wajya no ku rutonde rube wana umva mu nama mu bukwe aho ukahava. imyaka y'umubabaro ubanyemo wice hari imyaka ubamo n'umuntu akakwibagirwa. buriya Dawidi bari baramwibagiwe kugira ngo Samweli aze kumwimika Isa Dawidi agira amaze ngo Samweli nta wundi mwana usigaye. utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twabonyemo ibyago kuko buri muntu wese azi umwaka yahuye n'akaga. hari abayizi induru nanjye uwanjye ndawuzi njye nabibagirwa se.
habaho umwaka wo kuvugwa, umwaka wo gukena, umwaka wo gusonzwa, umwaka w'induru, umwaka w'amagambo kugira ngo neretswe ateretswe, umwaka wo kuburara, umwaka wo guhura n'akaga bishaka ntibyemere, aravuga ngo n'umwaka twaboneye n'ibyago, kandi ndumva umwuka w'Imana amata ko hari ibintu tugiye kuvuma bikava ku bantu b'Imana. Oya kera tukicaye aha, Imana yatangiye gukora icyo nukuri, gusa birindire ngo we akande gusa yumvira ijambo ahita abyizera. Uretse twamaze kohereza isi yose kandi agafungura gusenga rwa, kuko tumubwiye Imana igiye kukwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi yakubabarijemo, n'imyaka aboneye ibyaha n'amakuru, kandi umurimo wayo no gukomera bimenyekanire, kandi bihere ku bana bo mu rugo, bihere ku mukozi wo mu rugo, naho bihere muri quartier, bihere mu baturanyi, bihere muri church, bihere muri korari, bihere kuba mukorana, bihere kuba mwegeranye, bihere kuba kuzi, bigere kuri baduyi bawe, bigere kuba takwemera, bamenye babona umurimo w'Imana ku buzima. Nirije ko ari uguhanura kuri mugoroba, sinzi icyo narenza hejuru. Ngo ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu ngo bube kuri twe, ubwiza bubone bw'Uwiteka Imana yacu haramandasi bube kuri twe. Umbano nakandi ngo kandi imirimo y'intoki yacu imirimo y'intoki zacu ngo nuko imirimo y'intoki zacu uyikomeze. Ubiravuze Imana ikomeje umurimo wawe, umurimo w'amaboko, icyo ukora, icyo uhagazeho, icyo urimo ugerageza gukora, komeza ubabwire uhanure icyo washinze, icyo ubamo, aho wicaye mbiro yobora, efota yasinze, ibyo ucuruza butike biro wicayemo, akazi ufite igukomereza. Imana izi yuko nubwo umuntu agira cyangwa ukajyana wicaye hari abashaka gusunika, ariko yaravuze ngo imirimo y'intoki zacu ugira gute tubabwiye cyo n'ubuhanuzi ufite ibintu bitatu. Icya mbere, Imana igiye kuguha ibyishimo, Imana ishimwe bingana n'iminsi yakubabarijemo. Icya kabiri, igiye kongera kugutabara imyaka wabonyemo akaga. Icya gatatu, Imana igiye kwerekana gukomera ku bana bawe, Imana ishimwe. Icya kane, ikomeje imirimo y'intoki z'amaboko yawe, izi dayimoni yakwegera, ikomeje ibyo watekerezaga, ikomeje ibyo wabaga mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana. Nge ndumva rangatu sayimena, haleluya. Umva ko Imana ivugana nawe imirimo y'intoki zawe, kandi urabona ibyishimo bitakarira he nuko imirimo y'intoki itagerwaho. Nicyo kiba mbere nyine, nuvuga ngo ibyo umuntu akoze ntabyewe kamubura ibyishimo, kuko nta byishimo yabona kandi imirimo itagezweho ntabyo yabo. Biravuze rero ngo utwishimishe ibyishimo nta hantu imirimo y'intoki zacu uyikomeze. Hari ibintu bitari kurubana imirimo y'intoki z'abana b'Imana. Hari imbaraga zikurubana imirimo y'intoki, hari imbaraga z'abakonikoni zikurana. Umuntu agapanga ibintu ugasanga barabikuye, umuntu agapanga ubwo bagasanga, ariko imirimo y'intoki twishimishe ibyishimo. Haleluya. Abakomeza amaboko, agukomereza akazi, ukomereza urubyaro, ukomereza abavandimwe, ukomereza icyo utekereza, ibyo bakora ukomereze, kandi aguhe ibyishimo bingana n'iminsi yakubabarijemo, n'imyaka waboneyemo akaga, kandi umurimo wayo ugaragare ku bana, ugaragare ku baturanyi, ugaragare ku batabyemera, ugaragare ku babyemera, ugaragare ku bazi ko bidashoboka, ugaragare ku bantu bose bavuga amagambo damanda rabisoye, igaragare muri church no mu itorero ryawe, igaragare. Haleluya. Amaboko yawe ntakadeze, hayiwe utera imbere. Ubwo bari baratongera amaboko yawe, bagatongera ibiganza byawe. Turahanuye muri uyu mwanya ngo imirimo y'intoki zawe, imirimo ukora, imirimo no gupanga, business upanga, ibyo upanga mu mishinga yawe, ibyo upanga mu rugo rwawe, ibyo upanga muri icyo gihugu, akazi ugupanga, imirimo y'intoki zawe Imana iyikomeze mama, imirimo y'intoki za papa Imana iyikomeze. Ni imyaka myinshi nk'uko uyu Mose yamaze imyaka myinshi mu butayu, yamaze imyaka myinshi
yumvise ababaye ariko yageze ahantu Imana imutabara ajya mu bujurire aravuga ngo imirimo y'intoki zacu uyikomeze. Papa, Imana igukomereza imirimo. Musore, Imana igukomereza imirimo. Ubu ni ubuhanuzi bwawe. Ubu dukurikira mu burigi. Imana igukomereza imirimo. Nefori ya mandone pa. Imana igukomereza imirimo. Ubu dukurikira muri iki gihugu cyacu. Imana igukomereza imirimo. Dewene sinimo. Nubwo abarozi babubikiriye bareba ko hari utuzageraho, natwe turahanuye ngo Imana igukomereza imirimo y'intoki. Hagati y'urugamba uravuga ngo ubaroga baroga bavuze. ubundi umuvumo uzanwa n'akanwa ugakurwaho n'akanwa. ndumva niyo mpamvu hari ibintu natwe turavumuye. imvugo yose mbi yakuvuzwe n'izina rya Yesu. Imana iguha ibyishimo. ibyavuzwe n'ababyeyi n'abavandimwe n'abakuranye n'abakureze n'abakutwije, ibyavuzwe n'abaturanyi n'abavandimwe n'abagabo turavuze ngo iyo mvugo yose tuyivuguruje kano kanya muri studio uza gusenga rwa turavuguruje kuko uvuma aravuga n'uvumura akavuga niwita nabone turavumuye. ndumva hari imigozi Imana icagago y'inzigo ku bantu arakora usenya agakora ishenya imbaraga z'abadayimoni n'izina rya Yesu. Imana ikwishimisha byishimo bingana n'imisi yako barije, ariko dusaba tubabwira ngo kandi imirimo y'amaboko yawe Imana iyikomereza hagati y'abatabyemeraga n'ukuri, yizamure hagati y'abatatekereza. Imana igukomereza imbere kandi uyu mwaka turimo Imana ikwiyereke. urakoze yumva ntacyo narenza hejuru mushumba. ndagira ngo usenge basengere kubera ukuntu numva ari mfite amavuta menshi nabakerereza. Reka mbahanure mu ijambo no gusoma bwire ngo Kristo agiye gukora noneho. Hari ijambo riboneka muri Yeremiya rivuga ngo jya ubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. nuvuga ngo Imana ni wowe ucako kandi ngiye gusenga ubwayo ubundi bigenda bite ibyishimo bitwishima nuko ari Imana ibyikorera. yavuze amagambo akomeye muri Yesaya ahangahe ntabwo ntatinda kujyaho cyane. yavuga ngo jya ubwanjye nzabyikorera. nyoko byaramunaniye, so byaramunaniye, abana byarabananiye, isi byarabananiye, ntaho utakoze byarana. Imana avuga ati rero ubwo nduzi byabananiye ubwanjye nzagira gute n'Imana njye ubwanjye nzabyikorera. cya kabiri ngo sinatuma izina ryanjye ritukwa, bisobanura ngo Imana ikomeje imirimo y'amaboko yawe. dusenge mu izina ryawe Data. uri Kristo, uri umwami w'amahoro kandi uri umunyembaraga, urarema kandi urakomeza, uratabara kandi urumva. dusenge badukurikiye bose uhabwe icyubahiro. niba ko kugiye kubishimisha ibyishimo, wari umaze iminsi arwaye agendera mu kagare afite uburwayi butandukanye, kano kanya kire mwishimisha igihe gukira indwara. buri wese umutabare mu rwego twasenze mu izina rya Yesu. dukubise imbaraga z'abadayimoni, dukuyeho imyuka mibi yose mwami, amagambo yo kuvumera ibyavuzwe ku mpande zabo, amagambo yo kubasibya n'ibindi byose mwami, dushenye ibi bintu byose. abavuma bakoresha akanwa n'abahesha umugisha bakoresha akanwa, tubahesheje umugisha mu izina rya Yesu wo kugira ngo imirimo yabo databuje ibahire. urakoze ndagudomesa yo mwami Imana ishobora byose, turasenze duhamagaye imbaraga z'Imana itangaza kugira ngo data binjira hakwiriye. dukoresheje akanwa waduhaye, dukoresheje ururimi waduhaye, tuvumuye abo bavumye, turogoye abo baroze, dusabe igikundiro bari barakibuze. remanda yasohoke pride ayiwe kandi mwami imirimo yabo uyikomeze. urakoze mu izina rya Yesu, amen.